Tubahaye ikaze mwese abaduteze amatwi kuri Shaka Provisoire, abari kwiga amategeko y'umuhanda ndetse n'abari kwitegura ikizami cya Provisoire, tubahaye ikaze. Turacyakomeje kugenda dukosora ibibazo bigiye bitandukanye byibandwaho muri iki kizami cya Provisoire. Umuntu ukeneye ko twamufasha kwaka kode ashobora kuba yatuvugisha kuri nimero 0723599083 haba iya Provisoire ndetse n'iya Perime turagufasha. Ikibazo cya mbere cy'uyu munsi, iki cyapa gisobanura iki? Mbese iki cyapa bari kutwereka ahangaha gisobanura iki? Niba ubizi neza nizeye ko wamaze kumenya icyo gisobanura. A. Iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. B. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C. Birabujijwe kunyuranaho. D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Mbese wowe muri ibi ngibi wahitamo iki? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha igisubizo nta kindi rero ni A, ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Iki cyapa gisobanura iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Nizere ko rero wiyegereje agakayi kawe ndetse n'agakaramu kugira ngo ubashe kumenya urugero ugezeho wiga amategeko y'umuhanda. Ikibazo cya kabiri, ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Mbese ibyo binyabiziga ni ibihe? A. Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese wowe uzi ko ibyo binyabiziga ari ibihe? Se ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo n'ubundi nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ibyo binyabiziga batubwiye haruguru, haba ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5 ndetse n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, byose bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Igisubizo ni D. Ibyo baduhaye byose ni ukuri. Ikibazo cya gatatu, ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo mu muhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. A. Hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B. Hakurikije icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C. Kugira ngo birusheho kugaragara neza. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese wowe uri kumva umugambi watuma babikura iburyo bakabishyira ibumoso ari iyihe muri izi ngizi? Se ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi ni C. Ni ukugira ngo birusheho kugaragara neza. Igihe ibyo bimenyetso babishyize mu ruhande rw'ibumoso ni ukugira ngo birusheho kugaragara neza, umuyobozi w'ikinyabiziga wese ushobora kuba ari kunyura muri uwo muhanda abe yabibona neza. Ikibazo cya kane, ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Mbese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? A. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B. Iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha urumva igisubizo cyaba ari ikihe? Se ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero nizere ko wamaze guhitamo igisubizo, gusa twihuse cyane. Igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igihe itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano ni igihe nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari cyangwa ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kitari gukora neza cyangwa kidakora. Icyo gihe itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rirakurikizwa mu masangano. Ikibazo cya gatanu, icyapa kivuga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira.
Icyapa kivuga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira: A. Ubuso ni umweru. B. Ikirango ni umutuku n'umukara. C. Ikirango ni umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe uzi ko icyo cyapa gifite amabara ameze ati? Ese ni A. Ubuso ni umweru. B. Ikirango ni umutuku n'umukara. C. Ikirango ni umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero ayo mabara igisubizo ni D, kuko ayo mabara ubuso ni ubururu, ikirango ni umweru n'umutuku, niyo mpamvu mu byo baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ayo mabara ari ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru n'umutuku. 6. Iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana bafite imyaka. Iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Mbese ni abana bari munsi y'iyi myaka bavuze. Mbese ni iyihe? A. Imyaka 10. B. Imyaka 12. C. Imyaka 7. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe uzi yuko ari iyihe myaka fatizo mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye agomba kureba mbere y'uko umwana amwicaza imbere ku ntebe z'imbere mu modoka? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero imyaka fatizo ni 12. Igisubizo ni B. Abana badafite imyaka 12 ntabwo bagakwiye kwicara ku ntebe y'imbere. 7. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Mbese ibyo binyabiziga bigomba kugira iki? A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe uzi ko igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi ni A. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira umuyobozi. Igisubizo ni A, ni umuyobozi. Ikibazo cya 8. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ni hehe rero? A. Ahatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose nibyo. Mbese wowe wahitamo iki muri ibi? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha igisubizo nta kindi ni D. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, ndetse n'aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Igisubizo ni D. Ibyo baduhaye byose nibyo. Twihuse rero ku kibazo cya 9. Uhereye kuri ibi byapa habujijwe. Muri kubona ibyapa bari kutwereka ahangaha muri iri shusho. Hano hari ibyapa 2, none ubihereyeho mbese habujijwe iki? A. Kunyuranaho ku binyabiziga birengeje imitende 2 ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha. B. Kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa cyangwa ibinyabiziga. C. Kugendera hejuru ya kilometero 70 mu isaha. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha wahitamo iki? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero twihuse igisubizo nta kindi ni A. Ibi byapa bari kutwereka ahangaha bitwereka ko
tubujijwe kunyuranaho ku binyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso ndetse birabujijwe no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha. Igisubizo ni A, mwabibonye neza. Ikibazo cya 10. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri ahantu hakurikira. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri ahantu hakurikira. Ni hehe rero? A, mu kuboko kw'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. B, ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe muri ibi urumva wahitamo iki? Se ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo bavuze haruguru A na B ni ibisubizo by'ukuri, kuko haba icyo kinyabiziga cyangwa n'ibyo bavuze haruguru byose bigomba kuba biri aha bavuze kuri A na B. Mu buryo rero bwo kwihuta si ngombwa ngo tubisubiremo, reka twihute ku kibazo cya 11. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. A, utarengeje metero 50. B, utarengeje metero 100. C, utarengeje metero 150. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wowe wahitamo iki? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha igisubizo rero nta kindi, uwo murongo ntabwo ugomba kurenza metero 50. Uburebure ntarengwa bw'uwo murongo ni metero 50. Igisubizo ni A. 12. Ikibazo cya 12. Iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Iyi mizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katagera cyangwa katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. A, metero 4. B, metero 3 na santimetero 50. C, metero 3. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva ubugari bw'iyo mizigo bushobora kugera ku bihe bipimo muri ibi baduhaye? Aha rero twihuse, igisubizo ni C. Bishobora kwiyongera bikava kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3, ariko atari mu nsisiro. Niho ubu bugari bushobora kuba bwakwemerwa, iyo mizigo ikaba yafata ibyo bipimo. Twihuse rero n'ikibazo cya 13. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa n'ahantu habi
iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara. Iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara. Iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. A. Kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C. Mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva wahitamo iki muri ibi? Aha rero igisubizo nta kindi ni B. Ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera cy'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. 14. Ikibazo cya 14. Kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? A. Ntacyo gihindura. B. Abo rireba nibo batambuka mbere. C. Abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva aha igisubizo cyaba ari iki? Ese ni A, ni B cyangwa ni C? Ese igisubizo ni D? Aha rero igisubizo ni A. Mu by'ukuri iryo tara ry'umuhondo rimyasa ntacyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere. Icyo kimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Igisubizo ni A. 15. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.5 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.5 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. A. Inyuma ni amatara abiri atukura. B. Iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese muri ibi wowe urumva igisubizo cyaba iki? Aha rero igisubizo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma ni itara cyangwa ni amatara abiri atukura. Noneho iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. Igisubizo ni C. 16. Mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Mbese igihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Murabona ko aha niho kuri A, noneho kuri B ni ahangaha. Ubwo iki kimenyetso kiri aha hagati mu muhanda mbese kivuze iki? A. Umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera udacagaguye mu gihe cyo guhindukira gusa. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho uretse gusa abayobozi b'ibinyamitende nibo bashobora kurenga umurongo wera udacagaguye. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. D. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Mbese wowe muri ibi baduhaye urumva igisubizo cyaba ari iki? Aha rero twihuse igisubizo nta kindi ni D. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Ubwo ni igihe ahangaha umuyobozi ari kuva aha kuri A agana kuri B. 17.
ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira: a. Iby'inyuma ni metero 3. b. Iby'imbere ni metero 2.70. c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wowe uzi ko igisubizo ari iki? Ese ni a, ni b, ni c cyangwa ni d? Aha rero igisubizo ni b. Imbere ni metero 2.70. Igisubizo ni b. Imbere ni metero 2.70. 18. Uretse bibonewe uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: uretse bibonewe uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere byikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: a. Ibinyabiziga bya polisi. b. Ibinyabiziga bihinga. c. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. d. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese wowe aha wahitamo iki? Ese ni a, ni b, ni c cyangwa ni d? Aha rero igisubizo ni c. Ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, nizo ibyavuzwe haruguru bidakurikizwaho. 19. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira: a. Amatara abiri ndanga imbere n'amatara abiri ndanga nyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. b. Utugarurarumuri 2. c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki muri ibi ngibi? Aha rero igisubizo nta kindi ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo binyamitende bifite moteri bigomba kugira amatara abiri ndanga mbere n'amatara abiri ndanga nyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ndetse n'utugarurarumuri 2. 20. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma: mbese iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa baduhaye ahangaha mbese gisobanura iki? Murimo kukireba neza. a. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. b. Ntihemerewe kuhagarara. c. Umuvuduko ntarengwa wemewe. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe muri ibi baduhaye wahitamo iki? Ese ni a, ni b, ni c cyangwa ni d? Aha rero igisubizo nta kindi ni a. Ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Turabashimiye rero kuba mwadukurikiye. Tuzahura ubutaha. Gusa bifuza ko twabakira kode haba iya perime ndetse n'iya provisoire ni kuri 0727579083. Ushobora kuduhamagara tukaba twagufasha. Turabashimiye naho ubutaha.